Haleluya. Turashimana kubwo kubangaha. Byukuri uyu mwanya twawuteganyije ariko Imana ishimwe kwibuduhaye. Turashima Imana kubwo twageze aha ngaha n'ubuntu twagiriwe. Yego twaje mu butumire ariko natwe twagira ubuntu bwo kuba imbere y'Imana. Ntabwo mfata umwanya gusa umuremure ha madamu ushobora gukoresha mu kanya gake dufite niba ugakoresha cyane, ariko ndashima Imana ku giti cyanjye no ku giti cy'umuryango wacu n'umuryango muri rusange. Tumaze iminsi tutakaje umubyeyi papa wanjye. Ndashima Imana ko twabonye ukuboko kwe. Twabonye ukuboko kw'Imana. Ndashima Imana ko twabonye ukuboko kw'Imana. Twabonye kugirirwa neza nayo. Yabanye natwe mu mihango yo gushyingura. Ariko iyo tuvuze kuri papa tuvuga ishimwe rikomeye ry'uko Imana yamuhaye agakiza mu minsi yanyu. Turashima Imana yagize uburwayi butunguranye buramutwara, ariko muri ubwo burwayi yanabonye Kristo. Yaratuye n'akanwa ke, abagabo barabihamya bari bahari. Turashima ko tuzamubona mu ijuru. Ibyo gushima Imana ni byinshi byatambutse muri uyu mwaka wose, ko yaturinze ikaturindira umuryango ikaturindira abana, birahari byinshi, ariko byose reka mbikubiramwe mvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro kuri ibyo byose. Reka mpe madamu umwanya. Haleluya. Haleluya. Umuntu ubasha gusoma yegereye mikro adusomereye Yosuwa 24:14 baho ubutumwa mwuka wera yampase kuba. Navuze ngo ucyo umwuka tubwira tugikore. Yosuwa 24:14. Yosuwa 24:14 umurongo wonyine gusa. Nuko noneho mwubaha Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basokuruza banyu bakoreraga hakurya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Haleluya. Icyo umwuka w'Imana babwira ashobora kuba atari itorero ryose cyangwa iteraniro ryose, ariko igihe cyo kuba mu Mana akaguru kamwe karana kandi kari hano ntabwo bikigezweho, ntabwo icyo gihe kigihari. Sinzi uburyo ndi bubibabwire ngo mubyumve, ariko ibintu byo kuba tuzi ko uri umukristo utari umukristo ntabwo bikigezweho. Iyi ni inshuro ya nyuma Imana ikubwiye. Ubwirwa arumva. Mu muti murabizi ko ubukristo butarimo, ariko hanze ni haleluya, Yesu ashimwe. Iyi ngiyi ni inshuro ya nyuma umwuka wera akubwiye, kandi uzabibonesha amaso. Tujya tugira intego z'umwaka tukaziha kuvuga ngo umwaka utaha nzagera kuri ibi, umwaka utaha nzakora ibi, ariko twiha intego y'uko umwaka utaha tuzakorera Uwiteka tutaryarya. Kimwe mu bintu bibabaje umwuka w'Imana, nshobora gutanga ubutumwa butandukanye n'ubwo twavugiraga bwo gushyira hejuru, ariko mwavuze ngo icyo umwuka wera tubwira tugikore. Igihe cyo gukorera Imana turyarya cyararangiye. Ntabwo tubera hano kugira ngo tunezeze abantu. Byaba bimaze iki kwandikwa mu gitabo cy'itorero, igitabo cy'ijuru utarimo? Byaba bimaze iki kuba hano mu itorero bazi ko uri umukristo, iwawe mu rugo bataguhamiriza ko uri umukristo? Byaba bimaze iki niba uterera imbuto uwo mwashakanye cyangwa abana wabyaye, twe byatumarira iki kuba tuzi ko uri umukristo? Byaba bimaze iki ko waba uri hano muri korari uririmba ijwi ukarihanika, ariko mu rugo bababaye barira amarira agwa mu mutima kubera agahinda batera? Byaba bimaze iki kuba uri inaha Kigali uguwe neza, umuryango wawe hariya aho wavuye birirwa barira? Uratera imbere ariko bararushaho gusubira inyuma. Byaba bimaze iki kuba uri mu nzego, mumbabarire ntabwo nyungurura cyane. Byaba bimaze iki kuba uri mu nzego zifata ibyemezo, ugafata icyemezo kibi ubizi kandi witwa umukristo, ukaza mu nzu y'Imana ukamanika ikiganza ngo haleluya, Yesu ashimwe. Uwiteka aho ndabaha ubutumwa nk'ubwo Moridekayi yahaye Esiteri, aramubwira ngo ahari cyatumye Imana igushyiraho ni ukugira ngo umumaro mu gihe nk'iki. Ndibutsa buri wese uri muri iri teraniro ngo icyatumye umwuka w'Imana agushyiraho yagushyize ni ukugira ngo umumaro mu gihe nk'iki. Aho ukora, aho uri, urugo urimo buw'umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ukorera Uwiteka utaryarya.
niba ubirimo bivemo, niba utabirimo bivemo. Tumenye ngo abashumba baragusengera, itorero riragusura, hanyuma dutangire inyigisho z'ibanze, hanyuma ugaruke ku murongo. Haleluya. Yongeye kugira ngo ijambo ribwirizwe twese tujye mu bicu ntacyo twumvise, nta mumaro bifite. Reka ryinjire mu mutima uhinduke. Byamaze iki kuboneka muri niba ture, ukaboneka mu materaniro mu mibyizi, ukaboneka ku cyumweru, ntugire impinduka. Ubundi bigenda bite ngo duhore twumva ijambo ntiduhinduke? Bigenda bite? Ariko Mwuka w'Imana arababwira ngo igihe kirageze ngo mukorere Uwiteka mutaryarya. Amaso yanyu azabibona, ababibayemo babijagarayemo muzababona, kandi ibyo mbabwira muzabibonesha amaso. Ababibayemo baryarya, nimubona ngo murambutse umwaka 2023 ukabona urambutse ukiryarya Imana, menya ngo izagukoza isoni imbere y'iteraniro. Kandi ibyo mbabwiye mbihagazeho. Ufata umwanzuro uyu mwaka utarakurangirana, uce bugufi imbere y'Imana. Nuhatwa n'umutima uca imbere bugufi imbere y'umushumba cyangwa undi mukristo ari we wese wizeye, usaba Imana imbabazi, ariko ukorera Imana utaryarya. Rekana n'ubupfumu byo kujya kuraguza ukagaruka mu iteraniro, ndabibabwira biriho. Reka kwirirwa uvuga abantu ukagaruka kakanwa kongera kukaramisha Imana. Mureke dukizwe, bitwaye iki? Haleluya. Mwabwiye Umwuka w'Imana ngo babwira, arababwira. Ubona 31 iguyemo y'uku kwezi, saa sita y'ijoro ugize utyo urambutse 2023, ufata umwanzuro. Haleluya. Ufata umwanzuro, kuko umwaka utaha muzabibonesha amaso. Uhagaze muzamumenya, n'uwajegajegaga muzabimenya. Kandi uhagaze azasarura, uwajegajeze azajya hasi muzabibona. Kandi azakorwa n'isoni. Iyo turirimba ngo ntituzakorwa n'isoni twese tujya mu bicu, ariko isoni zijya zikora abantu. Haleluya. Reka mpinira aho ngaho, ariko ndasoza nsubira mu by'ijambo rivuze. Igihe kirageze ngo dukorere Uwiteka tutaryarya. Tureke za mana z'abasogokuruza bakoreraga muri Egiputa. Dufata umwanzuro. Yesu yaragaze aravuga ngo ariko ngiye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mufata umwanzuro uyu munsi. Mufata umwanzuro bikitwa 2023. Uko 2022, ko 2023 ihatse byinshi, hazacu wambaye. Yesu abaho umugisha.